Yes, munyemerere umunsi duhita twinjira mu kiganiro, ntawe ndaza gufata umwanya munini cyane ntinda muri introduction, ahubwo nimunyemere nsuhuze abantu bose mu rurimi rw'ikinyarwanda aho waba uri hose ku isi, by'umwihariko abantu baba mu Rwanda mu turere dutandukanye, ndavuga muri Kigali muri rusange, Gasabo mumeze gute, Nyarugenge mumeze gute, Kicukiro mumeze mute, reka tujye mu burasirazuba mvuge ngo za Gatsibo mumeze mute, Ngoma cyangwa se za Rwamagana n'ahandi hatandukanye upfa kuri mu burasirazuba rw'u Rwanda, ariko tunyarukire mu majyaruguru tuvuze Musanze, Gakenke, Rulindo, Gicumbi mumeze mute aho ngaho, Iburengerazuba Nyabihu mumeze mute, Karongi mumeze gute, Rutsiro, Nyamasheke mumeze gute, n'ahandi hose nabashiye kuvuga kano kanya, ndagira ngo mbasuhuze ahangaha nk'ibisanzwe, ndagira ngo nsuhuze n'abandi bantu bose baba batwumva ku migabane itandukanye mu rurimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko Amerika, Australia, Europe n'ahandi. Ndagira ngo tuze kuganira ku bijyanye na capitation grant yo mu bigo by'amashuri. Ku itariki 5 z'ukwa kabiri 2026 hari inama y'igihugu y'umushyikirano, aho hari hitezwe yuko hagomba kubazwamo cyangwa se kuganirwaho ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye by'abaturage by'umwihariko, ariko noneho igisate cy'uburezi nabyo hajya hagarukamo ibibazo bigiye bitandukanye kandi byagiye biganirwaho. Kugeza uyu munsi rero ijyanye na capitation grant ikaba itavugwaho rumwe na bamwe bakunda education. Abazi capitation grant navuga yuko cyangwa se batayizi, capitation grant ni amwe mu mafaranga baha ibigo by'amashuri ya leta cyangwa se amwe afatanya na leta n'amadini y'amasezerano, aho bavuga yuko agomba kwifashishwa mu bintu bitandukanye byo kugira ngo ikigo gitere imbere. Hari aho ujya kumva wenda barakubwiye bati dogiteri cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yubatsinze muri capitation grant, noneho ugahita wibaza ngo capitation grant ubundi ihurira he n'imishinga y'umuntu ku giti cyiwe. Capitation grant uyu munsi ivugwa rero yaciye ibintu bigacika muri education, naba ngo ni ya mafaranga n'ubundi ajya yunganira ibigo by'amashuri mu buryo bw'iterambere, haba wenda mu bijyanye no kwishyura abakozi ba nyakabyizi cyangwa se abakozi b'inyongera n'abandi bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero tuvugana niho hasohotse indi nkuru, ubwo umwe muri X cyangwa se ku rukuta rwa X yanditse asa nk'ahatabariza bamwe ndetse aza gusubizwa na bamwe mu buryo bisa nk'aho byari bigaragara yuko iki kibazo cya capitation grant imaze gufata intera, aho yavuze ibibazo bibiri, ubundi tuzogaruka mu kiganiro cyacu noneho tugira ute tusesengura neza. Munyemerere nkusabe ukanda subscribe nimba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba wayikanda, aka niko kanya keza ukanda subscribe kuko uzagira ubona updates zigiye zitandukanye, kandi nshimira umuntu wese wayikanze kuva ku muntu wa mbere kugeza uyu munsi. Turashaka kujya tugere ku 10,000 mu gihe gito cyane. Yatangiye avuga ati ndavuga nk'ikibazo cya capitation grant mu mashuri itakijyanye n'igiciro ku isoko, kuko yagiyeho ikaramu igura 50. Ubu biciro byari bikubye, noneho igikomeye nta nubwo itangirwa igihe. Nk'ubu ahenshi mu turere muri iyi budget ya 2025-2026 hasigaye like 4 months, ariko hatanzwe kota imwe out of 4, cyangwa se ubwo kota imwe muri enye zigomba gutangwa, bidindiza ibikorwa nk'uko abatanga serivisi bishyurwa batinze cyangwa se nabi. Iki kibazo cya mbere yaragaragaje yuko mu by'ukuri capitation grant hano no wenda nusesengura tumva yuko capitation grant zihabwa amashuri zibaho mu byiciro bine, navuga ngo mu mwaka bitazitangwa mu byiciro bine. Ubwo bamaze gutanga icyiciro cya mbere, bagakurikiraho icyiciro cya kabiri, bagakurikiraho icyiciro cya gatatu, bagakurikiraho icyiciro cya kane. Bivugwa yuko kano kanya hamwe mu turere twinshi bashobora kuba barabonye quota 1, ubwo iyo bavuga nk'icyiciro turabyita quota kano kanya, akaba yaragaragaje yuko hamwe na hamwe babonye quota 1 out of 4, cyangwa se quota imwe muri enye zigomba gutanga. Kandi n'ikindi cya kabiri yavuze ati nubwo ziba zitangwa usanga n'ubundi hakirimo ikibazo kijyanye nuko ari makeya, kubera yuko bagishyiraho ano mafaranga yo gufasha ibigo by'amashuri bifashwa na leta cyangwa se bifashanya n'amadini ku bw'amasezerano, icyo gihe ibiciro byari hasi. Urumva nyine niba wenda tuvuge ikaramu yaguraga 50 icyo gihe bakaguha amafaranga runaka yo kunganira ishuri kugira ritere imbere, ubu byariyongeye. Kandi mwongeye mwibuke neza yuko ikijyanye n'iyi capitation ubundi ahenshi bavuga yuko yifashishwa wenda mu bijyanye n'ibitabo,
kugura ibitabo hamwe na hamwe n'ubwo wenda kano kanya rero bisigaye bitanga, hakaza ikijyanye wenda nko kugura chalk cyangwa se markers cyangwa se bya bikoresho byo kwandikisha ku bibaho bimwe na bimwe byabugenewe, hakaza kugura ibikoresho bya hato na hato bijyanye na laboratory cyangwa se ibijyanye n'amakayi amwe namwe yifashisha ku kazi. Ubwo hano urahita wumvamo n'amakaramu n'amajournal de classe n'ibindi byose byifashishwa kugira umwarimu abe yabasha kwiga neza. Uyu munsi rero baribaza niba bamaze gutanga kota imwe muri no academic year ya 2025 2025 n'ibihumbi 2026, wahita wibaza ngo ibigo by'amashuri kano kanya bimeze gute. Nubwo yavuze ngo icyo gihe bashyiraho capitation wenda igiciro cyo kugura ibikoresho cyari gitoya, uyu munsi kikaba kiri hejuru. Ese uturere bino bintu cyangwa se abafite inshingano za education mu turere cyangwa se imite ya education mu turere baba bazi ko kino kibazo gishobora kuba cyarateye impungenge bamwe na bamwe? Akenshi ugasanga noneho haje ibijyanye n'imicungire, twava wenda nk'ibijyanye na printing cyangwa se photocopy hamwe mu banyeshuri. Hano ugasanga wenda bifashe kugura internet, ariko dushimira yuko wenda leta y'u Rwanda yagiye itanga za internet ahantu hatandukanye. Hakaza wenda kugura ibyo twakwita stationery cyangwa se bijyanye na files z'abarimu, amapen, papers, impapuro n'ibindi bitandukanye. Ibi byose biva muri capitation grant. Noneho wakwigera mu bijyanye n'amasuku ugasanga hakenewe wenda ibikoresho bijyanye n'amasabune, imiti ijyanye no kwica udukoko muri za toilette, imyeyo, imikoropesho, papier hygienique, kwishyura amazi n'ibindi bijyanye n'amasuku muri rusange. Ibi byose biva muri capitation grant. Noneho uyu munsi bamaze gutanga kota imwe muri kota enye. Reka twibaze kano kantu, ese baba delegiteri bagenda birukana cyangwa se bagenda bandikira ngo bafite isuku nkeya, nta hantu bihure nuko wenda baba bafite ikibazo cyo kutabona capitation grant yabagombye kubafasha mu kijyanye no kugura bino bikoresho bijyanye n'amasuku? Noneho wongeye wibuke ko mu bigo by'amashuri nanone hari aho usanga bakeneye ibijyanye n'umutekano cyangwa se no gucunga umutekano w'ikigo cy'ishuri, cyangwa se umutekano w'ibikoresho by'ishuri. Aha twavuga nko gusana wenda intebe zangiritse, gusana imiryango n'amadirishya yangirika nk'ahantu hamwe na hamwe usanga hari imiyaga, ukaba wabona wenda umuyaga uraje kubishe nk'urugi rwakutse. Aha bigomba guhita bitekerezwaho neza kubera yuko capitation grant niho hantu honyine bagomba gukura n'amafaranga, kuko n'ahandi hantu haba suruse y'amafaranga mu bigo by'amashuri. Noneho wagera ku kijyanye nanone nko gusana wenda ishuri cyangwa se gusana ibyahise ku ishuri, gutera amarangi, byose bishobora kuba biva muri capitation grant. Hari ibindi bijyanye nanone wenda nko kugura ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri, twava wenda nk'ibizamini byo ku ishuri, aho usanga hagomba kugura ya mitwi igena muri printer mu gihe ikigo gifite printer. Aha hose biva muri capitation grant. Uyu munsi rero urimo wibazwa cyangwa se harimo hibazwa kino kibazo kivuga ngo capitation grant yaba koko ikiri kuri standard ikenewe kano kanya, cyangwa se kuba itinda leta birimo ibitekerezaho. Ikindi gitekerezo atanze uno muntu yavuze ati primary stand alone. Ibigo wenda bifite primaire gusa, tuve wenda hari ibigo bifite primaire na secondaire dukunda kwita JS, ariko hari bifite primaire gusa, bifashwe cyangwa se yavuga ati bifashwe bijya bigurirwa inkwi cyangwa ubundi buryo bugezweho, kuko umusanzu w'ababyeyi ari muto. Ahanga yavuga y'amafaranga 975 ahabwa umunyeshuri cyangwa se umunyeshuri agenda atanga, yunganira nanone ayo leta yashyize kugira umwana abashe gufata ifunguro ku ishuri. Kandi ukaba ugomba gukora byinshi nko kwishyura abatetsi, kugura imboga, kugura ibikoresho byo mu gikoni, iby'isuku, izo nkwi. Urumva hiyongeyeho ya capitation grant yavuga haraguru. Ugasanga bitavamo kandi andi mafaranga agenerwa school feeding ariyo menshi atagera ku mashuri, ahubwo hagemurwa ibiribwa. Bityo babihuje inkwi n'umunyu nabyo byava muri ayo. Ibi cyangwa se ni ukuvuga ko ibi bikiri imbogamizi henshi cyane mu bigo by'amashuri. Ibi nibyo wenda yibazaga nk'umuntu wenda abyibuze, avuga ati hari amafaranga agenda atangwa n'ababyeyi ya 975. Aha bivuga yuko nyine aba ari makeya hamwe na hamwe. Yatanze urugero wenda niba ibigo bya primaire bitabona capitation wenda nk'iya secondaire,
cyane cyane ko burya ikigo gifite GSO kiba gifite wenda abanyeshuri benshi cyane. Tuvuge niba primaire wenda iriho nk'abana 600, urumva yuko wenda GS ishobora kujya n'abana 1500. Kandi mwibuke neza yuko uko ugenda ugira abanyeshuri benshi cyane niko bagenda bagwa ikijyanye na capitation grant nini cyane, kubera yuko babara capitation grant bagenda n'ubundi ku banyeshuri uzaba ufite. Ubwo ahangaha nicyo muri TVET cyangwa se ibigo by'ishuri bifite TSS, aba banyeshuri muri TVET bagenda ku kijyanye na consumable cyangwa se amafaranga ajyanye no kugura ibikoresho byo kwigirwa, ari byo twita n'ubundi capitation yabo. Aha rero haribazwa bano banyeshuri biga muri primary, aho bigenda bigaragara yuko bashobora kuba bafite imbogamizi zisa nkaho ziri hejuru cyane yuko n'ubundi baba bafite ibyo basabwa kandi bigomba gutunganwa ku kazi kabo ka buri munsi. Abadegiteri rero kano kanya bagenda bibaza niba capitation grant ni ikintu udashobora guhita uhamagara ngo nikize, kubera ko nyine binyura muri process zigiye zitandukanye. Akenshi ugasanga noneho na komite y'ababyeyi nta kintu akora cyane, kandi ntabwo byemewe yuko diregiteri we ku giti cyiwe ashobora gukoresha inama ngo yaka ababyeyi amafaranga Minisiteri ya Education cyangwa se Minisiteri bifite mu nshingano itabimwemereye. Aka kanya bikoze bifatwa nk'icyaha kandi gishobora kumwirukanisha kikamuvana ku kazi. Yemwe n'iceri cy'ijana kigomba kubazwa ku kigo cy'ishuri kiri extra cyangwa kiri hirya yuko hari amafaranga Medec baremeje, bivuga yuko nyine aba ari icyaha ku muyobozi w'ikigo cy'ishuri, agomba no kwiryozwa. Ntabwo byemewe cyane. Rero aka kanya capitation igenda ikoreshwa mu buryo gukemura ibibazo byinshi ku ishuri, ishobora kuba ari ikibazo giteye ubwoba. Reka nze kubaza mwebwe noneho ababyeyi mudukurikiye kano kanya, cyangwa se abandi mufite aho muhuriye na education muri rusange, ese mu by'ukuri capitation grant mumaze gusobanukirwa icyo ari cyo? Wowe umwana wawe nimba ari ku ishuri akavuga ko ari bimwe tubona, kubera ko tumaze kumenya ko mu turere tumwe na tumwe usanga capitation grant babonye muri uno mwaka w'amashuri wa 2025 2026 bamaze kubona icyiciro kimwe mu byiciro 4. Wakwibaza noneho bano ba diregiteri bafashwe bate? Ukibuka neza yuko nkaho bafata ibikoresho by'isuku, ibikoresho wenda byo kwifashisha ku ishuri, abarimu byandi twavuze mu kiganiro ruguru, akenshi bagenda bafata amadeni muri papeteri. Wajya kuri papeteri diregiteri bakakubwira ngo ntabwo tubaguha irindi deni kuko ufite ideni rinini cyane, aho usanga nka diregiteri yarafashe nk'ibikoresho kuri papeteri amafaranga arenga miliyoni 2, 3, 4, 5, kubera yuko nyine atabonye capitation grant. Ibi rero bishobora kudindiza ireme ry'uburezi hamwe na hamwe. Ahandi wenda bafite abaterankunga ho nta kibazo, ariko kanivuge ku bigo by'amashuri bidafite abaterankunga, wahita wibaza uburyo kibabayeho mu gihe capitation grant itayagirwaho. Rero mu kijyanye na comment abantu bahise batanga kuri kino kibazo kijyanye na capitation grant, abanshi bagaragaje ko ari ikibazo gisa nkaho kigiteye inkeke. Hari abahise bavuga bati ese ubu bajya babitekerezaho nibatubwire, ese ubundi mu by'ukuri ababishinzwe bajya batekereza kuri kino kibazo bano bayobozi ko by'amashuri bagenda bahura nacyo? Ati batubwire. Undi yaje aravuga ati hazarebwe no kuri quality y'ibiribwa bigemurwa, uzasanga ari bya bindi byasaziye muri store cyangwa quality ya nyuma, urugero nka kawunga. Iki wenda nibyo yabonye, ariko twe turareba wenda ibyanditse kano kanya ntabwo twabona izi nkuru wenda zivuga yuko hari ibigo by'amashuri bimwe na bimwe bishobora kuba byabona kawunga idafite ubuziranenge. Ariko ntekereza ko muri komite ya school feeding ku rwego rw'igihugu no ku karere haba hari na komite ya ngenzuzi, kandi igomba kumenya nuko bino bigo byabonye ibiribwa byujuje ubuziranenge. Yewe ntekereza yuko no ku bigo by'amashuri hashobora kuba hari na komite ya school feeding cyangwa se ya komite igomba kugenzura ibiribwa byinjiye hehe mu biko bw'ishuri. Undi yatanze igitekerezo aravuga ati rwose ntacyo nakongeraho, ikindi keretse umubyeyi wacu Paul Kagame abihaye umurongo nibwo byakorwa, naho abandi bavuga ko bagiye gukora ubuvugizi ariko ntibabikemure. Urumva ikibazo cyose gikomeye nyine nk'uko nabibabwiye usanga bavuga ngo perezida w'igihugu niwe urayikemura. Ukibaza nimba abandi bari muri state zitandukanye badafite ubwo bushobozi. Ariko nanone niba ikibazo gishobora gukemurwa kubera yuko umukuru w'igihugu ari washyizemo contribution cyangwa se yategetse, navuga ko umuyobozi w'igihugu yaba afite akazi katoroshye ko guhugura abana bayobozi bagenda mufasha mu nshingano ze,
kuko iyo bigenda neza hasi no hejuru bigenda neza, igihugu n'ubundi usanga gitekanye, haba mu iterambere cyangwa se haba mu kwita ku kijyanye na education, kuko rero turi kuvuga kano kanya. Munyemerero nsoreze hano muri kano kanya, nshimira umuntu wese twabanye. Nimba wumva yuko wafashwe n'ibiganiro byacu, kana subscribe niba ari ubwa mbere, ukanda ahantu handitse all, nanone nyuma ukanda subscribe kandeho, birahita biguha amahirwe yo kuba uwa mbere igihe dusize ikiganiro kukibona. Ikindi wibuke kubwira umuntu wese ukurikirana ino channel, ukora share ahantu hatandukanye. Ciao ciao, ikiganiro ni kigaruka, turagukunda cyane. Mwari kumwe na Tera TV.